uri mana mana wabaye mana, uri mana mana wabaye mana, uri mana mana wabaye mana, mana we ala wala bole amonias kugisenyi mana twarakubonye, no muri Kongo mana twarakubonye, ndetse ni Burundi mana twarakubonye, mana we uri ma la lobele tokile boli le boli amone, uri eza topere girefo, uri mana mana waba uri eleta pole bolia, uri mana mana wabaye mana, uri mana mana wabaye mana, mana we uri mana mana ayiwe 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 uri mana mana aza topele bole yake, uri mana mana wabaye mana, mana we uri mana mana wabaye mana, uwera ubera hose icyarimwe, nyirimbaraga nyiribugingo, Imana yaremye isi n'ijuru, kubw'urukundo wadukunze rutagira akagero ukaduha Kristo. Uherutsa kuvuga ejo bundi ngo wowe wamutanze ukamutanga ku bwacu, ngo uzaburute kumuduhana n'ibindi byose, n'ibirayi n'amazu n'amamodoka n'akazi n'amafaranga, utwo n'utuntu eleto etabo ketayabo tunutoto iya muduhaye izaburute. Nyemerero bane natwe muri ze kotayabo muri iki kiganiro, imbaraga zawe niziganze, umwuka wera tuyobore, imigambi ya Satani ndatwitse topera, ukuboko kwawe kwiza kubane natwe Kristo. Iki kiganiro kizakuzanira iminyago kwisi yose, lele voltaya kotabone, abantu basubizwemo ibyiringiro no kwizera. Urakoze Kristo kugiye kubana natwe mu izina rya Yesu, amen. Kugakorasi nama kamfasha wa mugani wa bene wacu kari kumfasha, kariko karamfasha. Ndumva mbazaniye ijambo ry'ubuhanuzi, ubu n'ubuhanuzi, mbazaniye ijambo ry'ubuhanuzi. Noneho twabanaga mu bintu by'inzozi, nabyo ntabwo bizavaho, ariko ndumva mbafitiye ubuhanuzi muri iki gitondo. Ibi bintu ntabwo nigeze mbipanga, ariko ngeze hano hantu numva rezo niyije kaduhanure mu izina rya Kristo Yesu. Hari ijambo hano, hari ijambo tugiye guhanuriramo, katurisome yo katurisome. Nyarukira muri Yesaya, umuhanuzi mukuru, umwe mu bahanuzi. Harimo Ezekiel, bamwe mu bahanuzi bakuru, mwibutse ko harimo Ezekiel, harimo Yesaya, harimo n'abandi. Uyu nawe rero ari mu bahanuzi n'aba Yeremiya. Yarahanuye, ahanura ubuhanuzi bukomeye, n'ubuhanuzi bukomeye we ayiwe bana we. Kansome neza, kansome umva icyo Uwiteka avugana nawe muri iri jambo. Nimubona ndebye hasi ndaba ndi gusoma ntacyo bitwaye. Aravuga ngo ibya kera nimubyibuke. Aha, arakomeza aravuga ngo kandi byashize mwe kubyitaho. 19 aravuga ngo muri Yesaya 43:18, bya kera nimubyibuke kandi byashize mwe kubyitaho. Aravuga ngo dore ngiye gukora ikintu gishya, ubukoko ko kigiye kwaduka nimuzakimenya. Nzaharura inzira mu butayu, nembeshe imigezi mu kidaturwa. Mwakire neza ijambo ry'Imana, amen. Nimwumve icyo Uwiteka abwira amatorero. Yo ibya kera nimubyibuke kandi byashize mwe kugira gute, mwe kubyi. Yesaya 43:18. Dore mise n'amafata, dore ko ngiye gukora ikintu gishya, ibya kera ibishya, ngiye gukora ikintu gishya. Hari ubuzima umuntu aba yarabayemo kera we, ugasa hari abantu bararaga ku kirago akiyorosa ikindi, ukuzugera muri 30 nibwo utangiye kwambara inkweto. Ariko we ibya kera we nabyuzi. Reba uburyo wabaga nushaka uri muri Amerika, uburi Burayi, uburi he, reba iwanyu uburyo mwari mumezi. Ibya kera petabo kurya byari ikibazo. Hari abantu bajya ngo umuceri ku bunani, rezotalo beketa. Ibya kera
kera wabagaho mu buzima bwo gupfundapfundikanya nugukodesha nugusabiriza nukudobenemo nukuzaketaya nukurevosike newere boss ene kurya n'intambara abantu baryaga umushogoro abantu baryaga ibijumba gusa yewe Kristo we dore ubuzima nawe byibuke bikurure ibya kera numene vose ugakodesha mu nzimwe ukajya mu yindi ukajya mu rero peto benemosi ibya kera ziwine nomene kotikerebo kere vose ibya kera bwa buzima buciriritse ariko Imana izigira neza none wageze i Kigali none wageze i Burayi none wageze he hari n'abantu batazi umubare w'inkweto bafite imyenda ivarisi umva yabaye ntoya ushira muri garderobe topere dokineze votalabo anyways ariko hari n'abatari bageraho ijambo riratubwiye ry'ubuhanuzi numviye hano kuri uyu musozi ndi sinaye napanze bino bintu pe muntu we wumvishe ikiganiro uri umunyama ijambo riratubwiye ngo ibya kera nubyibuke ubwo buzima bwo gupfundapfundikanya ubwo buzima rero bw'abarozi bari barakuzengereje bw'abapfumu bw'ibiki rotepose nushaka ubwo buzima bw'ibyaha wabaga mu kera we kubyibuka we kubyitaho Imana iravuze ngo ugiye gukora ikintu gishya mu muryango gishya mu kazi gishya ku buzima kacira ikintu gishya kamwibutse y'Imana iri kuvuga ngo igiye gukora ikintu gishya nuko haba hariho ibishya imbosane y'igishasi ikintu gishaje yo karamedeo ndafashishwe haba hariho ibintu bishaje y'Imana iri kuvuga ngo igiye gukora ibintu bishya nuko ibikubona ikabona robenemos ubuzima bw'umwuka wawe nukirota nugihanura kandi warahanuraga nikivuga indimi kandi redovesi byarashaje nukivuga ijambo ry'Imana kujya muri repetition byaranze usigaye usenga ukumva wapi isengesho nirirengi igipangu nirirengi igikuta enebone kosevo ibyo byarashaje he n'abantu usanga ugasanga ibintu urakora byose ugasanga wapi nta kintu gihinduka nibisazirwa redobene koste kotaya bo anemosi kotaya abantu baba baribereye muri za karande zigatuma biberaho mu buzima nta kintu naminduka nakazi ukoze imyaka ingahe ntaminduka nta kintu ukuyemo ubona nta shusho resta ugumye mu bukobwa yeko Mana ikintu gishya ugeze muri 30 uraho gusura kurebera ati nibyo Imana yanyandikiye ko bigumane redobe ibyo birashaje resto 2026 nukwiso ni nole bole kole kotabone mosi ibya kera ni mubyibuke kandi byashize mwe kubyitaho Uwiteka aravuga ati akavugana namwe ati agiye gukora ikintu gishya tope ikintu gishya we kacira ikintu gishya ibyo bya kera bivemo ibyo ne most vost ba muri yo mitekereza kera kacira ikintu gishya kacira akazi gashya kacira amavuta mashya kacira iminduka kacira promotion niba nta byangombwa ufite ibishaje kacira ibishya uri Burayi cyangwa uri muri Amerika cyangwa uri he ibyo bya kera bivanemo retope sabibishya arabantu usanga mu nzu aho tuye hari ibintu bishaje abasafuriya birashaje biri mu nzu intebe zirashaje imyenda y'abana tope ibyo bisohore ibyo bya kera ibyo bishaje turabyanze kacira ikintu gica kacira ibishya mu izina rya Yesu ni Uwiteka avuganye nawe ndi kuri umusazi w'ubuhanuzi ndaguhanuriye kacira ibishya hari igihe umuntu asazanye ibyaha ese murabizi ko bibaho umuntu agasazanye ibyaha ukaba mu buzima bw'ibyaha ibyo nabyo ni ibya kera ni ibintu bishaje habyumvishe ugomba kuba mushya ugasanga urakikinisha ugasanga uracyasambana ugasanga uracyasomana baracyagukorakora uracyajya mu batinganyi uracyaroga uracyajya mu biro by'abwenge rezo vose uracyajya mu nzoga ugasanga uracyajya mu nzoga uracyajya mu bapfumu ibyo byose ni ibya kera zoleto paketabo ibyo ni ibishaje uwo mwambaro ushaje w'ibyo bintu bishaje wiyambure Imana igukoreye ikintu gishya ubuzima bushya iguha umutima mushya iguhindure icyaremwe gishya enemo stavo wakire Kristo w'umwami n'umukiza ibyo byaho ufite naho byaba bitukura tukutuku ni ibintu by'ibisazirwa urabishajanye bivemo va muri yo karande y'ibyaha uze
kwa Kristo agukorere ne mostavo ikintu gisha aguhindurira ubuzima ube musha akuzanira impinduka ibyanze byemere aho utabona inzira uyibone ene westafoketa akuyobore mu nzira yo gukirana. Haleluya. Iri ni ijambo ry'ubuhanuzi Imana duhaye muri iki gitondo ngo turihanuriremo. Amen, amen. Wakira ikintu gisha, wakira impinduka, ibyo bintu bishaje, ubuzima bwo gupfundapfundikanya turabwanze mu izina rya Yesu. Imana iravuze ngo igiye gukora ikintu gisha mu kazi kawe, ahuba mu mwuka, aho ugenda muri famille, kacira ikintu gisha, kacira resovo, ibyo bishaje turabyanze mu izina rya Yesu. Dukaciye ibintu bisha, ibyatera ene West nitubyibuke. Nubwo buzima bwo gupfundapfundikanya igihe wamaze kuri uwo musozi kirahakije uri mu byakera, kacira ikintu gisha, kacira impinduka, warakoze biranga, uracuruza biranga, rewe nefo ibyo birashaje, urashakisha biranga, uragerageza, urahinga biranga, yewe n'abantu baba barapuritse ibyangombwa bikanga, bakagira gute bagashakisha, agashaka gutega indege bikanga, agashaka kujya Burayi, agashaka kujya kuri Amerika, agashakisha bikanga. Ibyo byose ni ibyakera, ni ibishaje. Imana ikoze ikintu gisha, ongera wapurike birakunda, ongera utangire bundi bushya kuko uri mu bintu bishya. Kacira ibintu bishya, niba ko kazi byari byaranze kacira gashya, niba wari uri mu bishaje hazi impinduka. Imana ivuganye nawe muri iki gitondo kigiye gukora ibintu bishya, ibikore mu mwuka no mu mubiri. Niba warashaje mu buryo bwo mu mwuka, ubuzima bwo mu mwuka bwarashaje, ene topere Imana yongere kuvugurure, iguhindure mushya. Ibyo bishaje turabyanze mu izina rya Kristo. Ndumva nshaka gusengera abantu bashaka kwakira Yesu nk'umwami n'umukiza, bakava mu bishaje, bakava mu byakera, bakakira ubuzima bushya, impinduka nshya. Retopes Yesu akababera urumuri kugira abamurikire. Muramamagara kuri 078414 994 078414 994. Mwature mbasengere. Ibyo byaranze, warasenze biranga, nuko wari uri mu byakera. Rero bene wari uri mu bishaje, jyana n'iri jambo ujye mu bishya, ibintu birakunda. Ahatari inzira Imana iraciye inzira. Robert Kotayavo uve mu byaha, ubundi Yesu akumurikire. Nawe rero uri ku musozi ene West Avocata w'ibibazo bitandukanye, ariko wari warizeye Yesu umwami n'umukiza, waramwiringiye, kacira ibishya, va mu bishaje, va muri ubwo buzima bwo gupfundapfundikanya, ubwo buzima butagira ishusho, ubwo buzima butagira imibereho. Rero Beketa mugukuyemo mu mbaraga mpabwa n'ijuru, mugukuyemo mu izina cya Yesu. Amazina nitwa Imana ya Karamadeo, nimero yanjye nayibahaye. Kora subscribe niba utari wayikora, ubundi sharing. Imana ibaho umugisha. Va mu bishaje, uwo muntu ndamukeneye. Utari wakira Yesu umwami n'umukiza, uri mu bishaje, utari wakizwa, mamagare umusengero ukizwe. Nawe umaze imisi ku musozi w'ibibazo bitandukanye, nawe turagusengera. Nimero yanjye 078414 kacira ibishya mu izina rya Kristo. Va mu bishaje, va muri ubwo buzima butagira impinduka, wakire Yesu umwami n'umukiza akumurikire, uve mu byaha, uve mu ibyo bishaje, ujye mu buzima bushya. Yesu akugira icyaremwe gisha, nawe wakira ibishya. Robene Mose, kandi n'ibyo bibazo byose humura, Yesu agiye kukuremera ikintu gisha, amatwi azacyumva azacu. Topeketa nsengeye aba bantu batari bakizwa bahagakiza, nsengeye aba bantu batari bakumenya ubaye kukumenya, nsengeye aba bantu bari mu byaha ubaye reforebo ubakuremo, nsengeye aba bantu bamaranye ibibazo ene bostaketa imisi myinshi ubakuremo. Mana batabare, ubarengere abashomeri, abo byacanze, abarwayi bakize. Iri jambo ryawe rerekesha imbaraga zawe n'imirimo n'ibitangaza, rikuwetabo rikuzanira iminyago. Tugushimiye kuri kumwe natwe Kristo, kuri yerekesha imbaraga n'imirimo n'ibimenyetso mu izina etopekere rewire bonemo. Uraze kota wabwa icyubahiro resikita kuvuganya n'iyi mitima ko bagiye kukugarukira, ugiye kubagarukaho. Kandi reboketa abagutegereje rekure fostavo ko n'igihe ugiye kubateturura ukabasetsa. Netopekire nagushimiye baraguru gutanga, uri gusuka n'ibihe bishya, n'inevoseketa uri gutanga n'imibereho mishya. Rakoste kure boria no siketa wire boria, muhabwa icyubahiro ibishyuremye Kristo kuri kumwe natwe mu izina rya Kristo Yesu. Amen. Tugira groupe yitwa abanyamwuka dusengeramo, wifuza kuyijyamo unyandikire kuri iyo nimero navuze, tunarayipininga munsi 078414 994, ubundi tugushiremo
ujye usengana n'abanyamavuta. Ni umwaka wo kwakira igitangaza cyawe, ukakira impinduka, ubundi waba uri mu byaha ugakizwa. Nawe umaze iminsi usenga utari wabona impinduka, iki ni igihe cyo kwakira impinduka mu izina rya Kristo Yesu. Imana ibahe umugisha mwese, abatari bakora subscribe muyikore, share n'amakomenti, mwese tubane. Imana ibahe umugisha. Shalom shalom shalom, amen.